iryo ni iyerekwa rigaragara kandi riboneka nabonye abantu barekura inzira, mbona impanda iravunuzi barekura ikanzu yera bambara ikanzu z'umukara, mbona abapasitoro barekuye ikanzu zera bambara ikanzu z'umukara. Mwene data, mutambyi, mukozi w'Imana, kubera iki urekurekura inzira igana mu ijuru ukayoba ukiyambura umwenda wera ukambara umwenda w'umukara? Nabonye abantu bambara imyenda y'imikara, mbona abantu bava mu kwera kw'Imana, mbona barahindutse, mbona babaye abandi mbona abantu batubwiraga ubutumwa bwiza no kwizera, mbona ibyo barabiretse batubwiye ibindi, baratubwira ngo ibyo byo kwizera tubyihorere, ibyo byo kwizera tubivemo, arira guhinduka. Nabonye abantu biyambura amakanzu yera bambara amakanzu y'abantu benshi barekura inzira y'umusaraba bayobera mu nzira iyoromeje. Nabonye yihangira gukiranuka areka gukiranuka kw'Imana. Nabonye abantu barekura umusaraba baca mu zindi nzira, baravuga ngo umusaraba uraturemereye, batangira kuyikatagura bicira izindi nzira. Bene data, bashiki bacu, muramenye umwanzi atabanyaga, satani atabanyaga, abadayimoni batabanyaga. Nimukomeze mwizere, mugumane icyo mwamenye, nimuramenye. Bene data, bashiki banjye, ni igitare. Amaturo yawe n'ibyo ukora byose ni igitare, igitare gikomeye. Igitare ni igitare kirimo imbaraga. Iki gitare ntabwo ari ibitare nka bya bindi tubona, ni igitare. Yes, turabasuhuje mwese mukurikiye channel yitwa Iramiro TV. Tubifurije impagarike mu bugingo bwanyu, duhaye ikaze bari majyepfo majyaruguru mwese bwaryo umurengera bwaryo rwota amasimbi, tubahaye ikaze. Turavuze ngo amahoro y'Imana itanga nayo muri mwe, wari turufite ibyiringiro Imana iguhe ibyiringiro, wowe warurwaye Imana igukize mu izina rya Yesu. Nari mu gitondo gira igitondo cyiza, niho gicamusi gira igicamusi cyiza, aba yari ijoro gira ijoro ryiza. Hanyuma ngiye turi kumwe ni Ntakirutimana Eliya ari kuri mikoro. Hanyuma nkuko twabasezeranyije ko tutatutinda tuzatuzana bavuga butumwa cyangwa se abatumirwa batandukanye. Uyu munsi twaje gusura umwana w'Imana ku gakote k'umukara, k'ishati gusa na move, ku ipantaro y'umukara, ku nkweto z'umukara. Nuko ngiye hababereye, nuko yambaye arasa neza, arakeye. Ni umugabo usheshe akangu ariko ari muri Kristo Yesu. Mugabo umeze ute? Ndashima Imana. Urakoma? Ndamahoro. Umwuka uri muzima? Muzima mu bugingo. Mu bigaragara nuko ari akaba gaciyeho, ndabizi ntabwo nazana kuri channel yitwa Iramiro ko tuzazishasha abantu baje gukomeza abantu kugira ngo baramire mu gakiza, kindi babumvire ibituma barama mu mwami Yesu. Hanyuma wa mugabo we tugiye gutangirana, tugiye kubana muri uyu mwanya, ese waba witwa nde kugira ngo twuzanye tuziranye? Nitwa Ntwari Ariyeli. Ndi umukozi w'Imana, ndi umwana w'Imana. Amen. Abantu bataza kubacanga, umukozi burya umwana iyo ari umwana mu rugo aba ari n'umukozi kuko akora iwabo. Yes. Hanyuma Ariyeli uri umugabo? Ndi umugabo. Uri umugabo, byiza cyane. Hanyuma rero Ariyeli no tugiye kubana muri uyu mwanya, ndagira ngo nsabe Ariyeli adusengera Imana, atushyikirize Imana, atusuke amavuta y'Imana kugira ngo tuze kumva Imana mupfunyikiye. Ndabona arimo anyicira ingohe kuko amaso yica abajura. Amaso yica abajura niko umukuru yavuze. Uri kwica ingohe uvuga ati rwose hari agapfunyika naje mpfunyitse Imana mpfunyikiye, reka ngo ntange gapfunyurira ku bantu hakiri kare. Reka udusengera Imana, hanyuma tunakomeza udupfunyurira ku by'Imana gupfunyikiye. Reka dusenga Imana. Turagushimiye Imana ihoraho. Yego. Mana yera ikiranuka. Ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bikorwe mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Icyubahiro cyawe kize kitugote, ijambo ryawe rigira imbaraga n'ububasha. Abazaryumva, abaryumva, ijambo ryawe ribahindure, ijambo ryawe ribigize imbere, ijambo ryawe ribazamure, ijambo ryawe riboze.
Haleluya. ijambo ryawe ribahumanure, ijambo ryawe rikora imirimo n'ibitangaza, ijambo ryawe riherekezwe n'ibihamya n'ibimenyetso. urwaye rimukize, urushye rimuruhure. ijambo ryawe turagushimiye Mana, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ni karibu. Murakoze cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Yesaya 5:7 murongo wa 6. Haravuze ngo ni igitare amaturo yawe n'ibyo ukora byose, ni igitare, igitare gikomeye. Igitare ni igitare kirimo imbaraga. Iki gitare ntabwo ari ibitare nka bya bindi tubona, ni igitare. Iki gitare ni igitare kirimo ubutware n'imbaraga. Iki gitare, mwibuke ko Kristo niwe rutare, natwe turi abana be. Natwe yaratubyaye, ni intare kandi yo mu muryango wa Yuda, ni umunyembaraga. Ndavuga Kristo w'umunyembaraga. Uyu muhanuzi Yesaya yaravuze ngo dore duhawe umwana w'umuhungu, kandi ubutware bwose buzaba ku bitugu bye, kandi ubutware bwose buzaba buri muri we, imbaraga zose zizaba ziri muri we. Kandi Yesu yavuze amagambo akomeye ngo umwubatsi yubatse inzu ye ayubaka ku musenyi. Uyu wubatse ku musenyi, Bibiliya iravuga ngo imvura iragwa, imivu iratemba, iyo nzu iragwa, kugwa kwayo kuba kubi. Hari abantu bubatse ku musenyi. Uramenye ntiwubake ku musenyi mwene data. Uramenye mushiki wacu ntiwubake ku musenyi. Nshuti y'umusaraba ntiwubake ku musenyi. Mwene data ntiwubake ku musenyi, wubake ku rutare. Kristo niwe rutare. Wubake ku nzu, wubake inzu yawe ku rutare, wubake inzu yawe kuri Kristo. Nabonye abantu benshi barekura inzira y'umusaraba, bayobera mu nzira iyobya. Hari inzira iyobya. Abantu barashaka ubwenge bw'isi, ariko ntago bashaka ubwenge bw'Imana. Mwene data, mushiki wanjye, amatorero menshi nabonye yihangira gukiranuka, areka gukiranuka kw'Imana. Nabonye abantu barekura umusaraba, baca mu zindi nzira. Baravuga ngo umusaraba uraturemereye, batangira kuyikatagura, bicira izindi nzira. Iryo ni iyerekwa rigaragara kandi riboneka. Nabonye abantu barekura inzira, mbona impanda iravuze, abera bazataha. Hari inyigisho nyinshi z'ubuyobe zivuga ngo Kristo ntago azagaruka, ntago umuzuko uzaba. Ariko nagira ngo mbatangarize bene data, bashiki bacu bari ku isi yose, bari mu Rwanda, mube maso, kubera ko Kristo ni umunyembaraga. Kandi uko yari ari kera, n'uyu munsi nagira ngo mbatangarize kare. Nta bikabyo nzanye, nta bintu bindi nzanye. Ndababwira ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, ndababwira guhinduka. Nabonye abantu biyambura amakanzu yera, bambara amakanzu y'imikara. Wowe uracyambaye ikanzu yera cyangwa wambaye ikanzu y'umukara? Nabonye abahanuzi barekura ikanzu yera, bambara ikanzu z'umukara. Mbona abapasitoro barekuye ikanzu zera, bambara ikanzu z'umukara. Mwene data, mutambyi, mukozi w'Imana, kubera iki urekurekura inzira igana mu ijuru, ukayoba, ukiyambura umwenda wera, ukambara umwenda w'umukara? Nabonye abantu bambara imyenda y'imikara, mbona abantu bava mu kwera kw'Imana, mbona barahindutse, mbona babaye abandi. Mbona abantu batubwiraga ubutumwa bwiza no kwizera, mbona ibyo barabiretse, batubwiye ibindi. Baratubwira ngo ibyo byo kwizera tubyihorere, ibyo byo kwizera tubivemo. Ariko bagenzi, bene data, bashiki bacu, muramenye umwanzi
umwanzi atabanyaga, satani atabanyaga, abadayimoni batabanyaga. Nimukomeze, mwizere, mugumane icyo mwamenye. Nimuramenye bene data, bashiki banjye, nimurekure icyo mwamenye, nimurekure ikiri muri mwebwe, muramenye. Nabonye abantu benshi bavuga ngo ibyo by'umwuka babireke, kandi Kristo yabwiye abigishwa be ngo ngiye kugenda, nzaboherereza umwuka wera, mwuka wera azabigisha, mwuka wera azabafasha. Ndagira ngo nkubwire, iyi modoka itarimo esanse nta kibimaze, biba byarangiye, ntabwo wayitwara ngo igende. Ntabwo byakunda, ntabwo wayitwara ngo igende. Mbona ni nko kugira imodoka itagira esanse. Kutagira umwuka wera ni ugufata ubuzima budafite esanse, budafite imbaraga, ni ugufata ubuzima bupfuye. Umwuka wera kari utumenyesha, akaduhishurira iby'Imana ishaka n'ibyenda kuba. Bene data, ubwo buyobe mwabukuye he? Ubwo buyobe bwo kutemera umwuka wera n'imbaraga z'Imana, kandi umwuka ari uzazamura itorero, ari uzazamura abera, ibyo mwabikuye he? Kari inyigisho mbi z'ubuyobe, ari inyigisho mbi z'abadayimoni. Rero uwo mwuka w'abadayimoni, mbona abantu benshi barekuye mikoro, mbona abantu benshi abaririmbyi baretse kuririmba, mbona bagiye mu bindi, mbona abadiyakoni baretse kudiyakona, mbona binjiye mu bindi. Bene data, mbona abavuga butumwa baretse ubutumwa bwiza, binjiye mu bindi. Aho hantu mwinjira muramenye, murimo murajya kurimbuka. Iyo nzira igana muri Gehinomu yivemo, iyo nzira igana muri Gehinomu uyireke. Mbona basengaga baretse gusenga. Bene data, mwireka gusenga, mwirekura imbaraga, kandi gusenga niho dukurishurirwa, gusenga niho tubonanira n'Imana, gusenga niho. Mbona abantu basigaranye fotokopi, originali yagiye, mwisigara na fotokopi. Bashiki banjye, nimusigarane fotokopi. Bene data, nimusigarane fotokopi. Mbona abandi bakurikiye ubutunzi ariko barayobye, bakurikira amafaranga ariko barayoba. Bibiliya ntabwo muzi ko ivuga ngo nimugakunda iby'isi, kuko gukunda iby'isi ari umuzuhenebereza. Erega iby'isi turabikeneye ngo bidutunge, ariko nabonye abantu bayoba, basigarana iby'isi ari byo bisigara bibategeka. Mwitegekwa n'iby'isi, mwumvira Imana. Mwene data, mushiki wacu, wumvise ubu butumwa, uramenye, ntuyobe, nturekure inzira y'umusaraba. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Reka dusenga Imana. Urakoze cyane. Hanyuma utarasenga Imana, wanaje kubwira abantu bareka gusigana kopi, kuko abantu benshi bagiye gusigana kopi, bagiye gusigana ingobyi, umwana yaramaze gutakara kera. Hanyuma urakoze mwana w'Imana, nk'umuntu akubonye akumva yifuje kuba mwasengana, akumva yifuje kuba wamubwira kubwo butumwa neza, kuba atinsobanura aha n'aha se ni amakanzu abonaga bimeze bite, nk'umuntu yakubonera kuri nimero. Numero wamboneraho ni 0782 64 528. Hanyuma turagira ngo twibutse abantu ko turi ku iherezo ry'ibihe cyangwa ku iherezo ry'isi. Isi yo iri kubaga nta kinya. Hanyuma ndashaka ko uza kudusengera Imana, ukatwingingira Imana ikadukomeza, ikaduha imbaraga zayo, kuko tudafite imbaraga ntaho twagera. Kandi ndabizi nudusengera Imana iraza